Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije bakundwa nshuti z'umusaraba wa Yesu. Ni mwene So MUTUYEMUNGU Jean-Pierre ubifuriza umugisha w'Imana. Mbifurije kugubwa neza mu mwami aho muri hose ku isi. Ndabifuriza kuboko kwiza kw'Imana yacu kubane namwe, ibashyigikire, komeze kukunezeza, kandi kuboko kwiza kw'Imana kubane nawe. Ndagushimiye cyane wowe turi kumwe uyu mwanya ngo twumve dusangire ubutumwa bwiza nk'uko SAVEUR DIVINE yabuduteguriye. Imana ibaha umugisha. Ijambo nyamukuru uyu munsi rihari ari naryo tumaze iminsi twumva muri iki cyumweru. Imana iha umugisha abakozi bayo yakoresheje muri iki cyumweru kugeza dusoza, aho tuzongera kugaruka kuwa mbere. Imana ibaha umugisha abateze amatwi, abatwigishije, kandi nanjye ndaje ngo dusozane icyumweru. Intego yari ihari ni ivuga ngo umumaro w'amasengesho, umumaro wo gusenga. Ni ijambo riboneka mu rwandiko Yakobo yanditse ibice byaho ni 5, ibice byaho 5 umurongo wa 16, ariko twawuhaye A na B, ufite na B. B iravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Gusenga ni ngombwa, gusenga ni ubuzima, gusenga ni uguhumeka nk'uko umuntu ahumeka. Gusenga ni ngombwa cyane kuko na Yesu yabyigishije abigishwa be gusenga, n'abatubanjije bose barasenze. Gusenga no kuganira n'Imana, ibyo turabizi. Gusenga no kuganira n'Imana, gusenga no kwakira ubuzima bw'ijuru. Kandi abaremwe bose, abagabo n'abagore, abavutse bose bakeneye ikindi kintu cy'ikinyembaraga cyabashyigikira, cyabanyuzaho bikomeye, cyabashoboza. Ibyo rero ni bibiri. Hari umwami Imana ariko hari na Satani. Rwango kubera ko umuntu adashobora byose mu buzima bwe, akenera ikintu cyamufasha mu gihe gikomeye, kikamuhumuriza, ikintu cyamutabara, ikintu cyamurengera. Rero uyu munsi twebwe turashaka kuza kuvuga umumaro wo gusenga Uwiteka Imana. Hari ibindi bisengwa. Nibutsa abantu ko atari Imana ya Isiraheli yonyine isengwa, hari ibindi abantu basenga kandi bakabyiringira. Bibiliya ibyita ibigirwamana. Hari abasenga izuba, hari abasenga ukwezi, hari abasenga abantu, hari abasenga amabuye, hari abasenga ibitunguru. Isi yose buri wese agenda agira icyo yizera, ariko ndashaka kuza kuvuga umumaro w'abasenga Imana yaremye ijuru n'isi. Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi yokarama. Yavuze ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Igitabo cy'Ingoma, igitabo cya 2 cy'Ingoma ibice 7 umurongo wa 14, yavuze ijambo ryiza. Iravuga ngo nindamuka nkinze ijuru, abantu bitiriwe izina ryanjye bakihana, bagahindukira, bagashaka mu maso yanjye, bakansenga, nzabumva ndi mu ijuru mbakirize n'igihugu. Zaburi 102 iravuga ngo yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Imana yabwo icyubahiro.
nta wundi muntu witaye ku bantu baciye bugufi n'abamutakira n'abamuririra, niyo yonyine yumva gusenga kw'abayisenga kandi ikanasubiza. Imana ihabwa icyubahiro. Umumaro wo gusenga rero, umumaro wa mbere gusenga kuzana umucyo mu muntu. Umucyo, nusoma igitabo cyo kuva ibice 34 umurongo wa 29 uzasanga ngo Mose yaravuye gusenga iminsi 40, yaratindanye n'Imana ku musozi, ngo amanutse, ngo abantu batinya kumwitegereza, Aroni n'abandi bananirwa kumureba, ngo kuko yari yarabagiranishijwe n'iyo batindanye. Iyo batindanye bavugana, ngo iyo usenga Imana ugatindana nayo usa nayo. Wa muntu wa kera wa kamere arapfa, wa muntu w'inzangano, wa muntu w'ishyari, wa muntu w'ubwibone, wa muntu w'umusambanyi, wa muntu wa kera arapfa, hagasigara inshuti utindana nayo, cyane ko uwo mutindana usa nawe. Ibyo murabizi, umuhanga yaravuze ngo nyereka uwo mugendana ndakubwira uwo uriwe. Iyo utindana n'Imana, iyo ubana n'Imana usa nayo. Ndakwifuriza gusengana umwete. Icya kabiri, undi mumaro, indi nyungu, uretse ko gusenga guhindura umuntu agasa n'Imana, akagira ishusho y'ubumana, akavuga nk'Imana, agakora nk'Imana. Ikindi gusenga kumenyesha umuntu amakuru. Kandi ikintu cya mbere burya ni amakuru. Iyo ufite amakuru, amasengesho, mu gihe Mose yasengaga asenga Imana yamumenyesheje amakuru, imumenyesha uko yaremye ijuru n'isi. Niwe wanditse igitabo cy'Itangiriro. Imana imumenyesha ibyabayeho kera atariho, imumenyesha ibiriho, imumenyesha n'ibizaza. Iyo umuntu asenga, kimwe mu bituma abanyamasengesho bakomera, bagatuza, bakagira ibyiringiro naho imidugararo yatera mu isi yose, ni uko uzi ngo ariko Imana yavuganye nanjye, ni uko uzi ngo hari ikintu Imana yamvuzeho. Haleluya. Ni uko uzi ngo hari ikintu Imana yamvuzeho. Haleluya. Ikintu Imana yakuvuzeho gikomeye kuruta ibintu byose. Imana ishimwe cyane. Ikintu Imana yakuvuzeho kiruta ibintu byose. Imana ishimwe. Hanyuma iyo umuntu asenga atuza umutima. Haleluya. Kubera ko aba afite amakuru. Hanyuma nihute cyane mvuga undi mumaro wo gusenga. Umumaro wo gusenga, amasengesho akuraho imigambi yo kurimbuka, yo gupfa, yo kurimburwa, yo kugirirwa nabi. Amasengesho abikuraho. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Gusenga gukuraho imigambi yose uko yaba imeze. Ndavuga igitabo cya Esiteri muramuzi. Ahasuwerusi na Hamani bagambiriye kurimbura ubwoko bw'Abayuda. Hanyuma Esiteri ngo akaba yari umugore w'umwami, mu yandi magambo yari umwamikazi. Ariko ngo Esiteri nubwo yari umwamikazi, yari amaze igihe kinini atagera ibwami. Ariko bafata amasengesho y'iminsi 3 barasenga, maze ngo amasengesho ikintu yamuzaniye Esiteri, yabanje amuha igikundiro. Nushaka gukundwa n'uwo mwashakanye, dore ko hari igihe umuntu aguhaga akaguhararukwa, nushaka kugira igikundiro uzashaka Imana, ntuzashaka abantu. Uzashaka ubwiza buva ku Mana, ntuzashaka ubwiza bw'amavuta. Ntuzajye mu bapfumu, uzegera Imana. Imana itanga igikundiro. Esiteri ngo arabanza arasenga, Imana imwuzuza ubwiza, imwuzuza igikundiro, aratinyuka ajya ibwami. Ngo ageze ibwami, agezeyo. Haleluya. Ageze ibwami ngo umwami amutunga inkoni, baranaganira. Niho haje kuva umwanzuro w'uko Abayuda batagomba gupfa. Amasengesho akuraho urupfu rwapanzwe n'abantu, rwapanzwe n'abadayimoni, imigambi ya Satani, imigambi y'abantu. Nushaka kuba utikanga ikibi, uzasenge. Imana ifatira kure, amasengesho afatira kure imigambi yose ya Satani, yabishaka kukwica, yabishaka kugusenya, yabishaka kugusenyera, yabikugendera ku bana, ibikugendera ku rushako, mu kazi kawe. Jya usenga. Nta muntu wasenze utarabonye intsinzi. Abatubanjirije bose kugeza no ku mwami wacu Yesu barasengaga, kandi intsinzi ni iyawe uri kumwe n'Uwiteka. Genda uko imbaraga zawe zingana usenge, ntacyo uzabura usenga. Imana ikunezeze
ndakwifuriza weekend nziza, ukuboko kwiza kuzabane nawe mu masengesho uzajya. Ntugatinye gusenga, uko byaba bisa kose amasengesho ahindura ibikomeye bikaba ibyoroshye. Mu izina rya Yesu, amen.